uragendana n'umuntu muri bisi ukagenda wipfutse amazuru uvuga uti Mana yanjye ndore ntakebuke ntanzu ubu Kigali ntabwo ari Kigera cyane oya ariko mubyumve mutekereze ntabwo ugasanga umuntu agabye yatetse no kuwa kane kubera ko yagakaranzemo n'amavuta kuwa kabiri ngo reka gacamutse akanga kukoza ngo yongere akoresha amavuta yakoresheje kuwa kane n'umwanda kuza ahantu nk'ahangaha hari igihe biba ngombwa ko ukaraba ugasokoza ugatira akambaro. Si mwe mumaze kuvuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima? Isuku ni urukingo rw'indwara. Uragendana n'umuntu muri bisi ukagenda wipfutse amazuru uvuga uti Mana yanjye ndore ntakebuke ntanzu ubu Kigali ntabwo ari Kigera cyane oya ariko mubyumve mutekereze ntabwo muzegaze ugasanga umuntu agabye yatetse no kuwa kane kubera ko yagakaranzemo n'amavuta kuwa kabiri ngo reka gacamutse akanga kukoza ngo yongere akoresha amavuta yakoresheje kuwa kane n'umwanda bagiye guteka mu bintu byogeje. Ubu hure n'umuntu wambaye imyenda isa nabi ucecekeye muze murebe ibyapa bimanitse hano. Biriya byapa byose nta ruhushya bifite giti mumfashe sinzongere kubiyasanga. Hari n'ikimanitse hano kiranga ngo ishuri ryigisha ibiki. Icyitwa isuku gihesha ishema umuntu kandi ntibisaba ubwenge buhambaye, ntibisaba kuba uri umukire kugira ngo ugire isuku, kuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabivuze, umwanda ntabwo ari ikimenyetso cy'ubukene. Byumvikana abantu bagifite udukwavu mu nzu usanga umuntu arabana n'itungo muri kimwe nta n'umwe ariko nyine urumva hari abantu muba muturanye nabo bo hakurya bagifite inkwavu n'inkoko mu nzu. ntabwo itungo mubana mu nzu, itungo ntabwo ribana n'umuntu mu nzu uragira. So ubundi umusirimu nyawe w'i Kigali agomba kubaho ari umuntu umesa imyambaro ye akayanika neza. Harabonye mbona bayanika hejuru ku mugozi munsi yanitsemo ifu y'ubugari. Umusirimu w'i Kigali yoza mu kanwa byibura rimwe ku munsi, akoga umubiri wose byibura rimwe ku munsi. Ubu harigiye gutya akazuba kakubita ishitingi yacyuha ugasanga umuntu umwe arimo araje na 20 bari muri hafi aho ngaho burya murakavuga ati iyi nama irarangira ryari uyu muntu cyangwa se uyu muntu yagize ikibazo gituma ataha natwe tugahumeka. Ni iki gituma umuntu atuka? Ni igiki gituma cyari umuntu yajya kurambagiza umukobwa wamureberaga ku muharuro iwawe aravutse hawe uruhuko kabisa wava nk'umugeni. Ariko ahubwo ararya umwembe ikishishwa akakijumunyaho, yarya igitiriti impuze ikigori igitiriti akajugunyaho. kugira ngo shari arabizi, hari igihe tujya njya nzinanga nkamufasha gutoragura amacupa ya inagi cyangwa mu inagi nyinshi n'ibitiritiri n'ibi. Ukabona umuntu arimo aracuruza, hejuru hari icyapa cy'umwenda n'ibiki cyanditseho ibintu kidafite
yashyizeho nta burenganzira, cyuzuyeho ivumbi imbere y'aho acururiza, ibintu biranyanyagiye by'imyanda, amashashi arimo araguruka aho ngaho, amacupa ari hariya hanze akabireba nyine we wanamubwira, hari nawe ubwira ngo biriya ngo hariya se ngo buriya ngo hari abantu ngo bashinzwe gukubura umuhanda. Shari mesaje nabahaye mwayibona, ukagura igitoki umuntu cyamurumbiye acuruje imezi 3, ukagenda akagura igitoki kinini akagicuruza ku biro, kandi uko ageze ku kabutike acururizaho aragisohora akagishyira hanze, afite mu mutwe ngo uciye hakibone, kikirirwa ku zuba, ugacya kikirirwa ku zuba, umunsi wa gatatu ukakigura. Buriya ugiye guteka ugiye guteka iki? Ngira igitoki kimaze iminsi 3 ku zuba, uze ku biro ugiye guteka iki? Umwana wawe ari bukuremo izihe ntungamubiri? Umuntu arasohora, urajya kugura inyanya, ukagura inyanya zimaze iminsi 2 ku zuba, ko musakuza se. Umuntu agafata ifu y'ubugari akayifungura umufuka agatereka ku ibaraza, imbere hari umuhanda abantu bacamo, ubundi ukaza ukagura ikiro cy'ubugari. Ifu y'ubugari igizwe n'amagarama 800 y'ifu y'imyumbati n'amagarama 200 y'umukungugu, ukagenda ugateka. Muri abasirimu nagira ngo mbasabe mubwira abasirimu babacuruzaho ibintu binjize mu nzu bacururizamo. Ukagenda ukajya kugura ishati, umuntu ngo yaranguye imyenda yirwa yimanitse aho ngo y'umweru, kandi yamaze kubikigira n'uyimesa ya shati yari umweru ntiteze kuzaba umweru, izagumana ry'abara ry'ikigina. Kandi mwumva ari ibintu byoroshye, ntabwo muzi ingaruka bigira ku buzima. We wambwira ko imboga ziriwe ku zuba ntuzigura, cyangwa avoka n'imyembe byiriwe ku zuba ntubigura, uragaburira n'icyo umwana? So nagira ngo mwumve uburemere, kuko muri igishoro dufite gikomeye cyane, igishoro gikomeye dufite cyane n'ubu buzima.